ndagukunda by'ukuri si amagambo gusa, nzagukurikira hose sinzagutererana. Isi yahinduka mwijima, inzira zikabura, umutima wanje uravuga ngo wowe ni wowe. Mfite ikibazo pe. Mfite umukobwa dukundana, ariko ntago mbizi neza niba nkunda. Sinzi n'ikintu nakora kugira ngo mbashe kumenya ko nkunda. Icyo cyoroshye. None ushobora kubinkorera? Ibyo biroroshye cyane. Wamuhamagaye kuri telefone se ukamubwira akagusura ukareba niba gukunda. Kunsura araza nimuhamagara. Muhamagara ariko ndakwereka uko tubigenza. Yego. Mpite bimenya ko nkunda. Urabimenya ko gukunda. Ibyo byoroshye. Yego komana. Ndi kumbeshya. Ntago nakubeshya. Numuri urabitezeranya? Urabibona. Hello? Meze neza. Ndi mu rugo. Oya? Ntabwo nuko naranze kukuvugisha nyine uko nabanje guhugaho gakeya. Kusha nawe. Mvasa ahubwo nyine ibyo biretse. Nyine ni waje ukansura mu rugo ko mari, kandi ko hari ikintu nyine nshaka kukubwira cy'ingenzi. Babara nyine ugerageze gakeya pe. Ndabizi ko najya nkunda kubiguhatiriza ariko gerageza. Ngo minota ingahe? Isaha yose? Basi nyine ugerageze uyize munsi. Sawa. Nyine ari bwo reka nkwereke tuza kuvugana nyine uhageze nyabwiye icyo nshaka kukubwira. Sawa. Ko Amerika agiye kuza. Ndahita nkwereka ukuntu bigenza umenye ko gukunda. Ibintu bikagutesha umutwe. Ushobora gusanga gukunda, ushobora gusanga kubashya atagukunda uruhira ubusa, usaza atagukunda uramwihorera. Nasanze mukunda ese nawe arankunda, ndayibaza ariko nta gisubizo mfite. Nicaye nyine tegereza ku rukundo rwanjye, umutima urabaza uti ankunda koko. Nasanze mukunda ese nawe arankunda, ndayibaza ariko nta gisubizo mfite. Mama ndamubwira ngira inama umbire, aransubiza ati ukuri kuzagaragara mu bikorwa. Nasanze mukunda ese nawe arankunda, ndabibaza ariko nta gisubizo mfite. Mama ndamubwira ngira inama umbire, aransubiza ati ukuri kuzagaragara mu bikorwa.
wakora birahuzwa n'iki Ha? icyo nzi cyo uriya mukobwa niba kukagukunda urabibona niba kujyajya zisaho ugiye kumenya umuntu mubana bambwiye ko mumaranye umwaka umwaka ahubwo ubu ngubu ndakeka hagiye kurengaho nk'ukwezi. okay ubu izi saha nibwo ugiye kumenya ukuri kuri mukobwa ese ubu nusanga atagukundira byakiriye ubwo iki byibuze ndamenya yuko nagwe gukomeza kumutakaza higiye okay byibuze ndamenya abakobwa b'iki gihe ntabwo umuntu yabizera cyane shana bamihata kare we meze bite meze neza witeze nakunze aba ninjye wivugira haka naye nene hergo ndani yakaraje nikeza nagakunze harimo meze neza se twari tumeze neza ntabwo ari sawa nubwo sheri wawe yaguhamagara ariko ntabwo ari sawa cyagenze ute sinzi ko sa yakoze mu kazi kugira gutya baramwirukana bamuciye miliyoni urumva ibintu byose mu nzu nabiteje pe nta n'ikintu gisigayemo nibura ku mafaranga bamuciye ku buryo ibihumbi magana nta mafaranga afite nta kintu n'icyo afite wumve ngo ukumubona nuko ngo wenda nimba hari ikintu waturusha nka sheri wiwe tubwira pe nazamute nari mfite zose kugeza nigeze kwambara twasohotse nazo nazigurishije ariko urimo uranyinisha ntabwo ndimo ndagukinisha ubu ngubu kugeza ako kanya ndi kubura amafaranga ibihumbi 200 kugira ngo nishyure nyine hari umuntu twakoranaga ku kazi yarambwiye nyine twatwaye mashini eshatu nyine njye nabiguyemo mu Kigali ntabwo nari neza noneho arazigurisha none nyine amafaranga yahise atoroka njyewe rero babigurishije no ku kazi banyirukanye ntabwo ngifite akazi bakwirukanye baguciye n'amafaranga yego ubu nta kintu na kimwe mfite n'inkweto nazigurishe umve ngo na telefone nayo ngubu namaze kuyishakira umukiriya nubwo nayiguhamagaye none ubu kuva twashobokana oya sheri ibyo ngibyo numva ntari bubishobore kuko bya bintu twari twarapanze byose ako kanya birapfuye sikumva nyine ari ibintu nanjye naguyemo nabizi ngerega nazimutwaje nazi ko ari injurano yazibye mu kazi byibuze rero ukuntu wabona n'ibihumbi 200 umfashe basi nyine mve muri iki kibazo twishyure ikibazo kirangire umuntu yazashaka n'ayandi njyewe oya sashara urumva ibyo bintu byashoboka nisuko ntabwo wama 200 mwishyura wenda byibuze nashaka nkazana yakwishyura oya ahubwo oya dutandukana aho dutandukane kubera 200 none se mugiye gutandukana nuko afite ikibazo wabuze akazi aguciye n'amafaranga angana utyo ndigashe nazabona azashaka n'akandi kazi ubura mwanze kubera ikibazo arimo ese ubejo ntabwo yabona akandi kazi ndetse karenze nako yari afite yose ibi ntabwo nari mbyiteguye abizi nawe ntabwo nari mbyiteguye ibintu byose twari twarapanze hasi hahandi twari twarapanze gusohokera twari buzaza none se ubu murajya mu kibazo cyo gusohoka wumva n'ikibazo afite sheri rwose ibyo ntabwo wabinkora pe ntabwo wabinkora neza ubu tuvuga ko nta 200 ufite hanza ntabyo hanza ntabyo ufite kandi uyanyimye afite sheri no kuntu nagukundaga muhungu wabonye bya bindi nakubwira ntabwo nabishobora ibyo nakubwiraga wabibonye ndabibonye ko atankunda ntabwo yiye gukunda reka nkubwize ukuri rero wa mukobwa we ntawamwirukanye ku kazi uri kumva nta kibazo afite wumve ko no ku kazi bamwongeje andi mafaranga ibyo byumve neza twari ukugira ngo tukurebe yari prank
koza mbishaka Munguki? Chabira wamubonye sene nakubwiye ngo uramumenye Turakundana njye nawe. Yari Frank arakazi kanye ntabwo nakabuza ahubwo ndeka. gusa kandi nawe ukivumbura gutyo Ndeka wambwiye ko udashobora kuma ngo wangushe mu magana abiri ngo banza nayo mfite banza nayo ufite urayanyimye kuko ndi mu kibazo udutandukane njye nawe wareka tugatandukana nkuko wabyifuje se yari Franka nyine yari Franka nabyo nyine Franka pe nanjye ntabwo nari byari seriye nanjye nawe bibaga nyine biri aho ngaho byarakanguka ko Franka amafaranga mu magana abiri wari buyame gute ugiye se nyeretse ko ugiye dutandukanye njye nawe kandi nawe wikomeza nacyo ayo mafaranga asura yafite mu magana abiri wayabona ntabwo rero yari Franka twakubeshyaga nuko twajya tureba ukuntu witwara n'ubundi akazi kanjye nakabuze amafaranga ndayashaka twara kugira ngo twumve ko yafite genda yamuzanire dukemura ikibazo banyirukanye bivuze ngo byose mwabeshyaga banyirukanye ntabwo turi kukubeshya ntabwo ari Franka ni ibyanyabyo isheri mbabariro nukuri nkure mu kibazo ndakwinginga icara ariko umwumva banza wicara umwumva oya ntabyo kwicara ntabyo kumva nta na kimwe cyo kumva isheri wambabarira ukankura mu kibazo oya tujya gukundana ariko urabizi ibyo bintu ntabwo wigeze ubimbwira ibiki se nawe kubwiye nawe wumva mwiki ahubwo kame ngiye ujye kuyanzanira amafaranga nyine gaho genda nyine amafaranga uyazanira so agiye kumuzanira ayo mafaranga akava mu kibazo arimo ubu yenda yanzaniye nuguri ibintu magana abiri urumva ari menshi byibuze ndeye ko nava mu kibazo mbabarira ndakwingiye haragaho umurebera ku gikanu umva nkubwira muhungu sambye ko ibintu magana abiri agiye kubinzanira akava mu kibazo nabivuyemo reka rero nkubwire aka kanya dutandukane njye nawe duce uwaka uburyo nta n'umuntu uzajya kumenya undi nizera ko uri bwibagirwa ko tutigeze tunahura kubera ibihumbi magana abiri kubera oya rero kubera ukuntu barambere ntabwo nari nzi ko ibi byose bizaza amafaranga nta kazi ufite ubwo rero nkubwira umuhungu wese ukennye muri iyi si ndabakunda umuhungu ukennye tureba ahantu ibihe bigeze undi mukobwa ugiye ukunda umuhungu ukennye nose ntabwo nari mfite amafaranga ntabwo twagendaga tugasohoka tukifata neza ubu ngubu muri iki gihe umuhungu ukennye yambaye umuntu na nyina gusa rero kamubwire mwana wanjye sinzi niba utaciye ubwenge ibyo nakubwira gutabibonye na n'izi saha twakubwiye uyu mwana nta kibazo afite akazi aragafite ahubwo wowe sinzi niba utashishoje utabonye ubu aka kanya mbashije kubona isura yawe cyane rwose uramumenye kandi nabikubwiye ko umumenye akazi kanjye ndagafite kose kugeza n'ubu ngubu ahubwo banyengeje ibihumbi 100 useka ukongera kungora wabiciwe nagukundaga n'umutima wose naguhaye isezerano